because Dani ntabwo ahari. Serivisi za hano rero Dani adahari none se yagiye se ari bugaruke vuba se cyangwa biransaba kumutegereza akanya karekare? Muramwihanganye hari ukuntu yaravuze ko atari utuntu twaragiye kuzana. Ese Dani y'amakuru chance ko nyine ni sawa tu. Yes. hanga mbwira icyo wampamagariye da kubera ko ukuntu wampamagaye byari biteye ubwoba. Kaza pe nyine ikintu nshaka kukubwira ikintu kirenze sinzi ngo ndabihera he gusa nyine birangoye tu. Abayikize None se uri mushyanga? Nyine ubwo urukubona ndimo ariko ntabwo ari mbishasha cyane. Nugira ikibazo service zose natwe turazikora cyane. Ariko bizagusaba igihe kirekire ko tukumenyera nkuko tumenyereye Dani mbese Dani nubwo nanjye nje nshaka Dani ariko abantu benshi bakunda kuza bavuga Dani ari he Dani ari niyo mpamvu nanjye nahise bamenya none ndumva bingoye pe. Nyine Dani kumva kubera ari wo udukuriye nyine abantu ko iryo zina ariko natwe dutanga serivisi nziza nicyo mpamvu abana twise. Harimo agapayinapo ngo kamereze. Karimo agakonje agashyushye. Agahari bari kumereza. Okay. Neza. Kona. Merci nose naterawe. Yewe ndabona umunsi ugiye kumbana muri nokuri. Nta kibazo mvi ko utuje. Serivisi urayibona turafata. Nase basi yagiye kare. Okay, yagiye kare nyine hari utuntu twagiyemo asize atubwiye ati twakira abantu ariko turangizamo kare araza. Gusa ariko nugira ikibazo dutanga serivisi niyo mpamvu uko naba yadusize hano. Ibya serivisi reka mbashaka no kumubona akenshi nibyo biba byatumye nzinduka nose fanta wanayitumira mu rugo kayigo. Okay, birumvikana ariko natwe kubwawe nyine turahari. Wenda ashobora kuza hari ariko nta kintu nakugatuma. Ariko nanjye nakoze amakosa mba namuhamagara. Okay, birumvikana ariko ntugire ikibazo serivisi yose uranyurwa nayo igitari kubigukorera. Serivisi zawe serivisi zo kumereza kunyakira mpamagara ukabambujije n'akazi ukabatumye ntakazi. Ntabwo wabyumva gusa nyine birandemereye pe. Nyine ntabwo namenya ngo ndahita mwiki ndatora iki. Nacyo cyanze ko gutega amatwi. Basi ntabwo nyine reka mbanze kubaza mbere yuko wenda nkubwira ikintu naguhamagariye. Reka mbanze ngira akantu mwibarize. Muteze amatwi. Sure. Yes. Yeah. Mbere yuko mubwira basi kambanze ngira akantu mwibarize. Sibyo? Ubundi karagiteri z'abasiste nyine ngiye nizo ntaramenya tu nicyo nshaka basi kubanza ukambwira ukamfasha nkabisobanukirwa. Zijyanye n'iki secteur? Wowe ubwawe reka utange urugero. Then byagusaba nk'igihe kingana iki basi? Kuri njyewe se? Yes. Kugira ngo ubone umutipe umukunde. Ntabwo birambaho ariko byaterwa nuko yaba asa ibyo yaba akora uko yaba mbese n'ibintu byinshi. Uko yaba asa icyo yaba akora nuko nyine mubona yes uburyo yagitingamo. None se ibyo uri kumbaza bihuriyeho n'icyo wampamagariye? Yes birasa neza kubera ko nicyo nampamagariye. Ndansi bakwita yitwa Nice. Ahubwo nayo ntabwo izina ryawe. Okay, nanjye nitwa Isa. Isa. Hari umujama nzi witwa Isa w'inshuti yanjye. Ni inshuti yawe bisanzwe? Ni inshuti yanjye ariko usibye ko wowe nyine akurusha ubwanwa wowe uri n'inzobe cyane. Kuba dushara kibazo ariko twitiranye. Se nyine nakwirebye nyine numva nyine ndakwishimiye. Ako se buriya Danari
none se Dani ko wakomeje kumbwira agiye kuza ariko nategereje uzi ko amasaha amaze kuba menshi. ariko Dani menya ari ikintu yagukoreye gikomeye cyane. Sha byorere. None se basi wambwiye none wamuhamagaye ubundi. Bamuguhamagaye ariko nyine urebye nyine yatubwiye ati telefone ntabwo aza gucamo, hari ibintu byaba arimo no kuvugana na boss. Noneho ushatse kumbwira ko Dani atari buze hano. Nyine ntabwo mbamubwiye ko ari buhagere ariko ntabwo tuba twabimenya neza. Ntabwo se kutari wabimbwiye kare mbega wowe. Nyine tubihangane nyine nta impamvu yo kugira. Fanta zawe zigumane nazo ntabwo arizo zari zinzanye. Buriya nawe unyiciye umunsi reba umwanya wose muzi. Arakantu ko nshaka kukubwira. Oya ntabyo umbwira ubwo se buriya igihe nahereye ntegereje Dani utandabuka ngo. Oya birumvikana kandi sorry nandi kukubesha ariko araza. Nimba wakwihangana ukabugumye hano gato nkabona kurebaho ntacyo bitwaye. Oya ntacyo. Buriya none se bisa nkabyo gute ko ndeba ubabaye cyane? ntabwo mbabaye ahubwo ndimo nyine ndibaza ibintu byinshi. reka mubwire turiho Uteze amatwi. uramutse undebye wowe ubwawe ubona ari nk'iki kidasanzwe mfite cyakora urugo. Cyakora umuntu? Yes. Abantu ntabwo dukunda kimwe, wenda we afite ibyo yagukundiye. Nindeze uwo ngubwo uri kumbwira gutya hatari umuntu wagukunze? njye nakubajije ngo ni iki mfite ubona cyakurura nyine umuntu ku buryo yahita nkunda. Nk'uko nabikubwiye kare nyine abantu ntabwo dukunda kimwe pe, sibyo? Hari ibyo tugenderaho. Njyewe nkurebye ubu ngubu turi kumwe cyane ko turi n'inshuti zisanzwe, gusa navuga ngo meze cyaze pe uri mwiza, uri bogari, sibyo? Ubwo rero wenda afite ibyo yagukundiye ariko icyo rero nicyo nari naguhamagariye ubundi, sibyo? ari ikintu kidasanzwe kiri kuncanga muri iyi minsi nyine pe. nawe ni umusista, sibyo? ni umusista nyine afite everything, afite buri kimwe kubera ko nyine twahuye, yaje hariya mu kazi yari ankorera, yaza nyine yari ari kumwe n'akandi gakobwa k'inshuti ze, kuko ariko ko kari gasanzwe ko kahazi ko nari nkazi. araza we nibwo bwa mbere nari mubonye, by the way araza nyine mbakira nk'abandi bakiriya basanzwe, yanasanze mfite akajagari kenshi, ntabwo nabashije wenda nyine ngo umuntu aravuga ngo witaye ku muntu. nta bintu bidasanzwe uwo munsi kubera ko nari niba mfite n'abakiriya benshi, nyine nta keyi idasanzwe nigeze mbahatura nk'uko wenda nsanzwe nita ku bandi, kuko baje njagaraye nyine, baranaje bicara igihe kirekire batarambona nagiye kwakira abandi bakiriya. Then ariko nyine ndamwakira, mbaha ibyo bansabye, nyine mbaha serivisi kuko nicyo mpemerwa, niko kazi kanjye. nyuma y'iminsi mike cyakora aragaruka n'ubundi yaje gukoresha komanda, ariko akeneye yuko nyine tumukorera catering cyangwa se delivery, nyine turi bimushyire. umutipe rero ukora hariya delivery ntabwo yari ahari, biba ngombwa ko ari njye bimushyire. teze amatwi bazongera icyo byabaye ngezeyo rero. kagere ngo nageze iwabo nyine pe, kwa kundi bavuga ngo ahantu ngo hagaragara amafaranga. ho noneho no ku mbuga ni amafaranga hashashe. ubwo bivuze nyine ko wakunzwe n'umukobwa w'ingagari, ndabyumva. icyo gukundwa nari nabikubwira, waretse gushyomboka abana. nagezeyo. komeza umbwire iki se ko ntageze nka komeza umbwire, wategereje ukanyuma. nteze amatwi pe, nyine nihagazeho nawe nyine nk'umugabo ndinjira, kuko nyine nari mfite namba ndamuvugisha, araza nyine, ariko nyine ntiyabyakirira kuri gate, aba ari nanjye widerivaringa nyine mbigeza imbere muri salon. Yes, ariko nageze mu nzu nanga gukandagira aho nkajya ngira ngiye gukandagira mu nyanja. uribona ayiwe muhungu wanjye ndumva yaravuyemo. komeza umbwire. nta nyanja yari ngo ndavamo ariko. Yes,
no ari ikintu uwo munsi nyine cyakora yaranambwiye ngo dusangire, mubwira ko nyine ko nta mundi muntu nari nsize mu kazi wari ushinzwe gukora delivery ntiyari ahari, ni njye nyine wari ubikoze mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kuko niyo nshingano yacu. Nsubira mu kazi nyine ntabwo byakunze nyine ko ako kanya tuba turi kumwe. Rero nari ahantu uzingiye, naratashye mva mu kazi ku munsi ukurikiyeho nk'ibisanzwe nyine rero uko ngera nta ninaniriwe nkabanza nkirambikaho gato. Muri ka kanya rero nyine ndi kuruhukamo njyamyeho gato, ariko nyine sinari ndyamye bya nyabyo kubera ko nari ntaritegura nyine ku buryo naryama. Ngaho mbwira nyamukobwa yakubwiye iki? Nitabye call nditaba nyine mubaza ari nde, then ahita nyine anyibwira mbwira ko ari Sangwa. Mpite nyine bishyira mu mutwe ndamwibuka, nibutse nyine nibuka ko ari wa wundi n'ubundi. Umva wabura kwibuka umukiresi ahubwo nawe waguyemo. Wenda ko utibuka umukiresi. Ngaho mbwira shamana kugeza n'ubu ntabwo nzi ikintu wampamagariye pe. Yes, ikintu naguhamagariye kandi nitenda se ku ntego. Yarampamagaye nyine turaganira bisanzwe, ariko none ikintu cyanteye ubwoba. Ako kanya kuri call atiriwe aca ku ruhande cyangwa se ngo ategereze iminsi, ngo ategereze amezi. Yahise ambwira ko ngo aragukunda. None icyo nicyo cyakubabaje, wahamagaye wacira ibiti n'amabuye. Ibyo bintu numva byoroshye. None se ko umukobwa agukunda ni ikibazo? By the way, guhita rero wumva none umusista muhuye kangahe nta gihe kirenze ibyumweru 2 umuntu ari mubonye. None ufite amafaranga ahita poropoza ashaka. Ese birarenze? Ngaho ngira inama rero nicyo naguhamagariye. Kugera kuri uyu munota ndi murungabangabo, ndi kwibaza mbigenze nde. Ese ubwo ndakugira inama nyine mukunde nawe aragukunda. Ese ubwo ndumva nta n'inama nakugira hagati. Umukobwa aragukunda, urahari, afite amafaranga, uri gushaka amafaranga, mwese ubundi utegereje iki? Ati kuvuga se yuko ibintu byose nari nyane mbiboneye rimwe. Mbonye umukunzi mbona nta mafaranga. Nimba mubwire ubaye nka wa muntu wateye ibuye rimwe bigafata inyoni ebyiri. Ubwo rero nta kibazo, ubona ko nta kibazo kibirimo. Njye nyine ndacyari kubitekerezaho pe. Ndi kuvuga ngo then byagenze bite, nyine ntabwo ndabyizera njye 100% yuko ibintu yambwiye ariko kuri. Ariko ndumva ibyo nabyo byabaho pe. Ese mwari musanzwe muziranye n'ubwa mbere wari umubonye? Ariko wowe wumva bigenze bite? Ariko wasanga ari pasi bamuhaye utanabizi. Akaba aricyo cyari kimuzanye hariya murera se? Wasanga ari pasi. Gusa nyine ni icyo nashaka kukubwira, nashaka ngira inama nyine ikintu nakora, niba nagerageza nanjye nkabigamo ngakora uriya musista, cyangwa se nyine niba nawe ubona bifite imbogamizi. Nimba mubwire ko nyine banza umurebe, urebe ukuntu yitwara, urebe ibyo akora, umwigeho. Nanjye ndumva ngezeho amakenga, urumva? Ariko niba gukunda ibyo birahagije. We rwihingemo, niba afite amafaranga, afite ibintu, ugende gake ntuhite wirukanka ngo usare. Nyine abakobwa twafashe igihe cyo gukubwira umuhungu ko tumukunda, tuba tumukunda byanyabyo pe. Dani, sinzi niba inama nkugiriye ihagije, gusa ndabona no ku kazi bari kunshaka. Gusa iyo nakubwira cyo ntabwo umukobwa yafata umwanya wo kubwira ko agukunda kubeshya pe. Wowe ugende gake, ugendemo neza, umukobwa azagukunda kandi nawe umukunde pe. Aragukunda nako, ntabyo kuzagukunda. Rero igihe cyanjye kirarangiye, natsabwa gushya ku kazi ngira ngo wanarwa ishamana cyazi nyine tuma banguze ya mu kazi kawe mwana. Ariko nyine mwana jya mu rukundo ukundi cyane. Nta nubwo ngo yerekeze ibyawe. Ndakumenyereye. Kazi keza. Sawa. Manase nzanye no kugira ngo nyicaza hano koko.
Manase. Allo. Shamana wamemukiye. Uziko nageze kare nkicara. Yasha sinagira icyo mfata pe ndi mu gisibo no subwo nawe ndi kunyukiye hano ndi mu gisibo. Shaho gira uvuga twivugire kuri sangwa birangire dore ko nari nabyo ibintu gushaka. Uri hafi? Sawa. Shamana yanjye abahungu bakunze baranangaza pe. Yes. Mana. Yes. Komera. Yes. Shamana yanjye urambabaje. I'm sorry. Amasaha abiri yose nyamaze hano. Oya kada. Ni ukuri. Shuwase? Ese ntitwavuganye saa 4? Shana aba natinze. Ariko no mudo we turimo tuganira saa sita neza mu kadomo. Nese wende telefone noneho kandi. Ya nyine nkoresha kuri call bisanzwe yindi. Ya nese sigote ngutono twabayobozi se. Sha cyane pe. Nasundi usuzi ko ndondo umwana mu mzee. Uro mu kivuguto. Ngeze mu rugo ntabwo ubibona. Shase na sinzi sinkisanga kubira ura mu sister wawe. Samaze. Ura mukobwa pe ajya guhemukira nanjye nkabibona. Ya kireka mwe iminsi ngiye mpaza okay ari mu kazi ari muri za business ziwe. Sibyo ko nyine bidasaba no kuza kumureba mu rugo. Byonyine nge najya nkubwira n'igihe ahari ameze neza kuko nawe urabibona ko amaze iminsi ameze nabi. Sha sinzi byamuhinduye kabisa. Gusa kiragiye igaragaje nabi cyane kabisa. Kiragiye igaragaje nabi. Ako kiragiye uzi yuko hatabaye izindi mbaraga ntabwo wabasha guhagarara cyangwa se kuhaguma wa mwanya nahafashe byarangoye. Rero ndaragoranye biranagaragara kabisa. Ariko bon icyo nashaka kukubwira impamvu nyamukuru nyine to yatumye nkubwira ngo ushaka nduhure tuvugane. Nuko uko biri kose namuganirije mwavuganye ariko sinzi ukuntu mushikiranye mwene minsi asigaye ameze. Arasa nkaho ari kugenda acururukamo gake bona asa nkaho ari kujya muri mode. Sinakubwira ngo namenye igihande ahagazemo. Mwari kumbwira ko ameze neza akambwira ko yabyumvishe ikindi gihe mwongera nkabona ari kutayidinga ariko sasa rero hari igihe usanga nka cyagihe ajya mu cyumba akaba ari wenyine akitekerezaho then nyine ahita yongera agatekereza bya bihe yari arimo niba ari igihe cyo kuba ari kubabara arongera agahita ko atekereza bya bihe nyine kumva nibwo ashaka kubwira ngo ameze neza mu kanya ngo ntago ameze neza ariko cyane cyane abakobwa bafite n'amafaranga yenda batangiye kubona ku mafaranga baranagorana muri kagato. Ese kumbona nawe nta kintu wafashe ntawe uri mu gisibo nkanjye. Eja ibisibo se nanjye mwagitangiye vuba. Okay. Arya harimo iki sefe ya dufitemo nyine byaterwa n'icyo mwaga mushaka. Okay, nta kibazo reka ndakubwira mu kanya. Nta kibazo nako buraho ndakubwira nta kibazo. Yes, nta kibazo chef. Kumva sangwa sinzi ukuntu ibintu bisigaye bikunda kuba bimeze ariko ngewe nkunda kuzafata umwanya uhagije ari ufata hagiye kuri company twicare tuvugane byinshi kuko buriya kubona umwanya we biragoye kubera akunda kuri company nyagataha nimugoroba. babizi kuva data yadusiga akagenda usiga gukurikirana ibintu bya data ko ari nawe mukuru yarafite inshingano bigoye kumubona. Tugomba kureba igisubizo kirambye tukareba impamvu ituma afite ziriya reaction zimeze kuriya kuko nabwo ushobora gusanga ari ikibazo kiri private ntamenya ngo giterwa n'iki ahubwo natwe dufite kumufasha twamwegera tukamuganiriza ariko niwe uzabanza akamenya kuko njye ntabwo arabasha kunyumva uko njye mbitekereza ndabona ndamanza namusaba umwanya nk'uko nabikubwiye tukavugana akambwiza ukuri neza uko akeruka akambwiza ukuri bimeze. Sorry gato abaye iki ndi kureba neza uriya ni sango hehe hari muri parikingi